you do, Jesus. Let's go. wowe udukurikiye turagushimira uruhare ugira rwo kuduha ibitekerezo byawe unyuza aho hasi muri comment. Turakomeza no kubabwira rero mukomeze mukore subscribe byo tubagezeho kuri True Line. Ni ibintu bidasanzwe kandi natwe turabadasanzwe, niyo mpamvu tuba tugomba gukora ibi dasanzwe kuri True Line. Uratekereza icyo tugiye kukugezaho ni igiki? Hari byinshi byiza, ariko iby'uyu munsi ndagusaba we kora subscribe. Ikindi nanone uduhe igitekerezo cyawe, ni ibiki ubona twahindura, ni ibiki ubona twakongera mu byo dukora. Turagushimira rero wowe ufata uyu mwanya wawe. Muri uyu mwanya rero twatumiye iki? Muri uyu mwanya dufite abashyitsi badasanzwe, dufite abasore beza cyane, abahungu beza cyane. Nubwo mvuze ngo ni benshi, hari ukuntu umuntu aba ari mwiza tukabona yafashe ubwiza bw'abantu bose yabuhurije mu muntu umwe. Reka rero nk'abatindiye tubabaze amakuru yabo, tubabaze uko bitwa, batubwire namwe mureta mubyibwira mbere yuko dutangira. Turabakiriye hano kuri True Line Programs. Murakoze cyane. Mwatubwira amazina yanyu, ntabwo tubazi, muragerageza kubwira abantu badukurikiye True Line abo muri bo ibyo mukora nta kibazo. Nitwa Maurice Nigena, n'izina rya famille rya Mika, n'izina ry'umuryango. Umukobwa nawe aratubwira amazina ye, babita abandi. Murakoze, Egidia Rurangirwa niyo mazina yanjye, na famille ya Mika Modeling Agency. Famille ya Mika. Hanyuma rero bamaze kutubwira abo bari bo. Umuntu abarebye gutya arabona burya rukuntu ureba umuntu already twe tubona ko ni umustar. Ni umustar cyangwa se ni umuntu udasanzwe. Ese namwe murabyemera muri abastar? Kuko hari igihe ureba umuntu gutyo ukavuga ngo ni umustar atari we kubera gusa ukuntu yimereye. Mwe murabivuga iki? Ntabwo nzi ikintu umuntu agenderaho kugira ngo avuge ngo ni umustar. Hari abastar mu bintu bitandukanye, gusa twebwe natwe turabastar kuko uwatunesheje nawe ni umustar, ni Yesu. Natwe rero turabastar kuko nyine turabana be, dufite kuba abastar natwe. Ariko no mu byo dukora turabastar, turamurika imideri, tunambika abantu, so turabastar. Mika baratuzi nyine nkuko ari Mika, ni izina ryo Mika bundi bivuze umunyamugisha, so turabastar. Yego. Abastari b'abanyamugisha ngo ni abastari, ariko ngo ni abastari b'abanyamugisha nkuko bitwa Mika. Muvuze ngo mumurika imideri. No kuvuga ngo kumurika imideri ubundi biratangaje. Twe dusanzwe tubizo abantu rimwe na rimwe batari ku ruhande rwo kwitwa ngo ni abakristo, tubizi mu buzima busanzwe. Hanyuma mwebwe reka mbaze Egidia, mwebwe kuba muri abastari cyangwa se mukora iyo mideli ariko muri n'abakristo, ntago abantu babi confusing, ntago abantu bibagora kubyumva? Murakoze. Oya, ntago bibagora kubyumva kuko iyo ukoze ikintu kikurimo n'impano ikurimo kandi wiyubahisha, numva ko nta kibazo babigiraho kuko ni wowe ugomba kwikontrola, ukamenya iki ni iki, ikiza ni iki, ikibi ni iki, ukagendera ku murongo. N'iby'Imana ukabijyamo, niyo modeling agency yawe ukayikora neza. Hanyuma tugaruke gatoya. Dusanzwe tuziyo yuko abantu rimwe na rimwe bitwa ngo bari mu bintu by'abakristo, rimwe na rimwe ubona bitinya, rimwe na rimwe ubona hari ibintu basa nk'abatemerewe. Wowe gufata umwanzuro wo kujya muri ibintu byo kumurika imideri, byakujemo ryari? Wabyumvishe ryari? Ubifata gute kuri ku giti cyawe? Ngiye ukuntu mbifata, actually byatangiye kera. Ari ukuntu umuntu aba afitemo Imana akiri mutoya. Ndabyibuka kera rwose, ngewe kwa kundi umwaka urimo urarangira, umubyeyi avuga ngo ngiye kugurira abana imyenda cyangwa ibyo kurya n'ibiki, ngo nzaguha akadini, nzakugurira kanaka. Ngewe uranahitagamo imyenda cyane, nyine nkumva ndi stylish. Nashaka nyine mbe ngaragara ndi stylish kuko abana bavuga ngo nge nariye bombo, nanyweye amaji. Nge numvaga nyine nshaka kuba ndi stylish cyane. So nyine bikura gutyo, gusa nabitangiye ndakeka ni 2015, niho nabitangiye. Niga muri secondaire nibwo nabitangiye kwa kundi high school, nza no kurangiza secondaire ndabikomeza n'ubundi kuko nabikundaga cyane. Ikintu cyiza cyane nakunze, mama wanjye yaranshyigikiye,
yamenye ko mbikora aranshyigikira avuga wawe nubwo n'impano yawe kurimo kuko n'abantu bose ngiye naragendaga bakavuga ngo uriya mwana ni umumodo nta muntu abibwe nta muntu twavuganye koze nyine uburyo nagaragaraga ariko ikintu cyiza noneho naje guhura nacyo mu buzima cyatumye koko nyine mbikora mbikunze ni igihe nahuraga na famiye ya Mika ni umuryango turi famiye ariko ikintu cyanshimishije ni uko nyine twahuye badutoza gusenga dufite mukuru wacu twita Michael Eric nawe asengera Zion Temple niwe yadutoje gukunda Imana adutoza gusenga aratubwira ati ikintu cyose ukora Imana ufite iyo usenga biba byiza kurushaho Imana nyine ibi bitambutsa neza ku murongo urasenga Imana ikwereka n'inzira kuko akenshi wasanga bino bintu bikorwa n'abantu basaba bafite imico mibi bamwe n'abatinganyi abantu ugasanga banyura mu nzira zitari nziza ariko twebwe nyine twumvishe ko natwe ku musozi wacu wa entertainment twahagaragara tukahacana ishema nyine muri ya entertainment yacu entertaining abantu mu bintu bijyanye no kumurika imideli ariko tushima n'Imana kuko nago burya Imana nago yasizeho limit naho ya ikintu cyose wagikora wakora music wakora n'ikintu icyo cyo cyose football n'ibindi byose ariko burya ushima Imana yusenga biba byiza kurushaho. Reka tugaruke kuri Egidia atubwiye urugendo rwe kugira ngo afate umwanzuro kuvuga ngo ngengeye mu kumurika imideli ariko ubundi ngira ngo mu badukurikiye hari abatasobanukiwe neza hari abumva kumurika imideli cyangwa se ntibabikurure neza bazi ko rimwe na rimwe abakuru imideli ari babandi wenda babona kuri televiziyo bararirimba ibiki kumurika imideli ubundi mu by'ukuri dusobanure bikorwa gute bikorwa n'abantu bameze gute bisaba iki tubwire muri makeya. Murakoze cyane kumurika imideli ubundi biri mu moko atandukanye hari ukuba ubundi kumurika imideli nyakuri ni ukwerekana umwenda rero uwerekana uwambaye pensire ari byo bita abamodo urawambaye uri stage uri kuwerekana uri kumodelinga kugira babone ko uwo mwenda wambaye nyine ni umudeli ubwawo so rero kumurika umudeli ubu passing around aho ngaho catwalk modeling wambaye uwo mwenda umurikira abantu nyamwinshi kugira barebe iyo myende se wenda swati ikozwe muki swati ni cotton ni tissu ni gitenge ya uburyo butandukanye bwose bw'imideli. Hari abantu benshi bajyaga bagira impungenge cyangwa ukumva urubyiruko rwinshi cyane ukumva ruritinya cyangwa se rwakumva nk'iryo jambo imideli ukabona ahubwo limitation y'ijambo ryonyine riramutangiye cyangwa rimubuje kuba yagira kuri rwa rwego we yifuza kuko watubwiye ko impano wayumvishemo ukiri umwana mutoya hanyuma ni gute umuntu ubwe ashobora kumenya agakonfirma akavuga ngo iyi mpano ni iyanjye ni iki bimusaba kugira ngo ya mpano ayishyikire cyane ko abazwiho nk'abanyamideli nk'uko watubwiye abantu benshi babaziho nk'abantu b'imico mibi cyangwa nk'umuntu ugiye mu mideli aba ari kirara aba kumurika imideli aba ari umutinganyi aba ari umunywanzoga wowe kugira ngo noneho ibyo bintu izo mbogamizi zose uzirenge ufate umwanzuro wo kuba umurika imideli ukuri duhishushu tubwire uti uru rugamba narunyuzemo nanjye ibyo bintu narabyumvaga ariko ndabirenga. Ikintu cya mbere urubyiruko akenshi abantu bagira Imana ariko ntibabimenye ugasanga baritinya ntibayigaragaze nk'uko bikwiye ariko akenshi mbona akenshi bihera mu muryango famiye uburyo mu papa ye na mama cyangwa se baba bameze cyangwa uburyo umwana bisanzuraho hari igihe umwana bafite impano yo gukina nka football ugasanga ko batabimwemerera ya mpano bakayitsikamira ikagenda ikabura burundu rero biba byiza iyo wa mwana akimara kwiyumvamo impano n'ababyeyi bajye badufasha vraiment arebe cya kintu umwana ari gukunda cyane base amuhe trial arebe agerageza arebe ko hari ikintu cyavamo arebe ko hari ikintu gishoboka cyazamufasha no mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi cyangwa se ahazaza hiwe. Rero njyewe nyimara kwinjira muri kariyeri yo kumurika imideli of course hari abantu bamwe bavuga ati uyu mwana yangiritse yabaye kirara nagakigize vision biranze nyine ubu ngubu abaye imbwa niko urubyiruko rw'ubu ruvuga ariko nagariko bimeze kuri ubu ngubu
kuri ubu ngubu nimba mubibona abantu bose barakizwa n'impano bafite, cya kintu kimurimo nicyo kimukiza. Urasanga umuntu araririmba ariko arabikora biri professionnel, bigahita ko bimutumbagiza hejuru, akagira ikintu agira mu buryo buri finance, agafasha famille, agakora ibintu byinshi bitandukanye. So twebwe rero ntago byari byoroshye pe, ntago byari byoroshye kugira ngo ukonvenka abantu babone ko bya bintu urimo ari ibintu bizima. Byantwaye igihe kinini ngiye kugira ngo mveke famille, inshuti zanjye, kugira nyine babone ko ibintu ndimo ari ibintu bizima. Nagiye mbakonfenka gake gake, dukora amashow atandukanye, bakajya babona biri kugenda biza gake gake, kwa ko nabikundaga, nje nabikoranaga umutima kandi ngasenga nkabwira Imana ati Imana uzamfashe basi inshuti zanjye, abavandimwe, famille babone ko ibintu ndimo ari ibintu bizima, babone ko nayobye nataye umurongo. Rero noneho bitewe nuko bumvaga aba models, ishusho bari bafite ntago yari nziza, gushika n'ubu ngubu ntago nyine bamwe muri mwo ntago abantu babyumva kimwe, ntago ari nziza. Ariko twebwe nka Mika intego yacu twe dufite kwari guhindura amahanga cyangwa guhindura urubyiruko rwose tubinyujije mu mpano yacu yo kumurika imideli. Niyo target yacu tugifite n'ubu ngubu, ntago turayishyikaho 100%, ariko tugenda duhindura abantu bamwe na bamwe. Icya mbere cyo nuko umuntu winjiye muri Mika ahita akizwa. Twebwe nyine turagerageza tugakora uko bishoboye kose agakizwa. Nk'ubu last time bwashize, umwaka washize, hari abantu bashika kuri 4 babatijwe, twarabakiriye muri Zion Temple, barakijijwe nyine, baraje baba umuryango, turagenda dusenga gake gake, dusenga tumara kwitabira HMT, twavuye muri HMT tayari bahita babatizwa, twumva ko ni ibintu byiza. Urumva ni ibintu byiza cyane. Abantu benshi bari bamenyereye neza ko ibintu byo kumurika imideli ari ibintu by'abantu nyine basanzwe biba biraho cyane cyane, kugira ngo uzarebe na statistique mu bigaragara, abakristo cyane cyane batinya cyangwa se bagira impungenge, babumva ko ibyo bintu ni ibyabo cyangwa si ibyabo. Egidia nk'umukobwa, ngira ngo abakobwa cyane cyane izo mbogamizi zibabaho, akaba afite impano runaka imurimo nk'iyo kumurika imideli, ariko ugasanga idini cyangwa se gukizwa kumubera imbogamizi ko ibyo bintu atabyemerewe. Wowe nk'umukobwa ushobora kuvuga ngo ndakijijwe kandi murika imideli, ibyo bintu ubirenga gute kugira ngo uwo mwanzuro ufate kandi nanone ibyo bintu ubwawe ubiyobore uko ari bibiri? Murakoze cyane. Mbere na mbere uba ugomba kubanza kwitinyuka, kuko iyo witinyutse n'ibindi byose ubigeraho. Ntago abacantege ntago bajya babura, hari abaza akavuga se uzabishobora, twemo nabambara gutya na gutya uzabishobora, ariko iyo uzi icyo ushaka ku mutima wawe ukigeraho. Wowe cyambere bigusaba abantu kwitinyuka, ukirinda amagambo menshi y'abantu bakuvuga, ahubwo ugafokasinga ukavuga ngo uyu wangira inama yo gukomeza moving forward, uwo ngo niwe mpa agaciro, kuko yanyakuraje, biba ngombwa ko nanjye mba encouraged. So rero ibyo byose ubikora utitaye kuri buri kimwe, like niba umuntu akubwiye ngo ni byiza komerezaho iki niki, ukomerezaho, ariko ntiwibagirwe n'Imana, kuko Imana ni idushoboza byose. Nayo ugerageza ugakora uko bikwiriye, ukaguma uko wari uri. Niba wasenga ukaguma usenga, ntabwo ubumodo bwatuma udasenga ngo wigomeke uvuge ngo wenda twagiye mu mashoro runaka n'iki Imana ndayibagirwe, oya. Ahubwo Imana uyigumaho, ubwo ukarushaho kuyigumaho, na bya bindi wakoraga ukabigumaho, kugira ngo kuko Imana niyigena byose. Nkuko mugenzi wawe yitwa niyigena byose, kuko nibaza ko udafite Imana, like simbizi uko waba umeze, udafite Imana muri wowe, udafite Kristo muri make, manumva ntacyo uricyo. Ariko byose bifatanyije, Bible ni ibivuga ngo byose bidufatanyiriza hamwe kwizera. Ndibaza ndibuka verse neza, ariko nizera ko iyo wizeye Imana ibintu byose bijya ku murongo. Ubwo moduka bukora neza uko bikwiriye, n'Imana ukaguma ukayisenga uko bikwiriye.
hanyuma turabizi neza yuko muri uyu mwuga wanyu muri izi mpano zanyu muri uku kumurika imideri kwanyu hari challenges mukunda guhura nazo cyangwa se challenges zibagose ndashaka umbwire nka imwe ndabizi ni byinshi nka challenges ya yindi umva uvuga uti iyi challenges narayimenye koko ni iyi ngiyi imwe yonyine kabisa uvuga ati iyi ngiyi iri zose nyine ni challenges ariko hari iyo ubona ukavuga uti uretse ko nisobanukiwe iyi ngiyi ndayirenze kabisa. rero buriya challenge ya mbere mu bintu byo kumurika imideri iyo uyitsinze ewana iyo uyikubise cy'umutwe uba utambutse kandi ntabwo wayitera icyo cy'umutwe udasenga. Burya biragoranye kuba uri umunyamideri akenshi uri umuhungu ngo ube watera imbere utanyuze mu nzira y'ubutinganyi. Nk'ubu ngubu mfite ubuhamya, hari abantu babashuti banjye cyangwa se nanjye ngewe ku bwanjye wasangaga yenda twagiye nko muri casting hari abantu abagiye bazikoresha bo ari abatinganyi se cyangwa baba bagendera muri iyo mico, ugasanga mbere y'uko ashobora kugukastinga ngo ukore show hari ibindi biganiro ashaka ko mugirana cyangwa hari ubundi bushuti burenze bushobora gukurura ibyo bintu. So rero icyo kintu iyo ukirenzeho iyo gishaka kugucalenginga hama ukagicalenginga kurushaho ukakirenga ewana icyo kintu kiba gikomeye. Umuntu wakirenze muri kariyeri ya modeling aba ari umuntu ukomeye cyane, aba afite avenir pe, aba ari uwahiswemo nyine, aba ari the chosen one for real. Aba ari umuntu wahiswemo n'Imana, aba afite aho ari kugana. Iyo niyo challenge navuga ikomeye cyane. Challenges ni hatari iyo ngiyo nayo iri muri challenges zikomeye cyane. Ejidiana we watubwira ese wowe ntabwo ujya uhura n'iyi challenges nk'iyo wenda ufitiye yawe nawe afitiye cyangwa se wenda nawe ufitiye watubwira nawe nka challenges ukunda guhura nazo muri izi mpano zawe cyangwa muri uyu mwuga wanyu wo kumurika imideri? Yego, challenge gusa ntago ziba ari nyinshi cyane ariko irajya guhura n'ubundi ni uvuga ngo ni masculine na feminine. Ku bahungu babyita aba gay ariko ku bakobwa babyita aba lesbienne. So rero ubwiye umuntu ngo ndi umumodo iki ari umucuti wawe cyangwa se famille tavuga ngo ubwo si bimwe byateye n'iki ubwo nugiye kuba lesbienne kuko bazi ko ahanini cyane cyane nko hanze nk'abanyamideri benshi ntawe ntunze urutoki ariko biravugwa cyane ko abanyamideri benshi icyo kintu cy'ubutinganyi kibamo cyane. So izo rero ni imbogamizi cyane gusa tugerageza kubumvisha ko twe tutari bo kandi ko tutazabikurikiza kuko niba uzi cyakujyanye mu bamodo uragikora neza uko bikwiriye. Ntabwo mvuze wenda ngo namutera amabuye aje nambwira ko ibyo ngibyo nje ntabikozwa guhuza cyangwa se gukundana n'umuntu muhuje igitsina mba numva ari amarorerwa. So numva ko ibyo ntabikora ahubwo namwamaganira kure nkakomeza umurimo wanjyanye. Iyo niyo challenge numva nanjye nyangira. Hanyuma ikintu tushobora kwita twibazamo ibyo ari byo byose muri ibyo bintu bishobora kuba ari byo bibafasha cyangwa se bikabongera nk'imbaraga zo kugera ku rwego bifuza kuba bageraho. Amurika imideri ariko kugira ngo agere ku rwego nk'urw'abandi abona cyangwa se nk'urwo yifuza, ari mu buryo buri economique, ari uburyo buri entertainment, ari uburyo buri social ukuntu wenda ibyo bintu byo kuba abagays and lesbian sibyo bishobora kuba hari ikintu byongera kuri we. Mwebwe muamubona nta gihombo kirimo kuba ibyo byose mutabikurikiza cyangwa ngo mugere kuri urwo rwego bigenda bite? Ntago mubihomberamo? Nta gihombo pe, nta gihombo. Tugaruke ku ruhande noneho rw'itorero cyangwa se mu ruhande rw'aho dusengera. Inshuro nyinshi hari aho umuntu ajya kujya, hari aho umuntu ashaka kwerekeza ariko noneho akagendera ku itorero rye cyangwa akagendera ku by'amabwiriza y'itorero. Uko tubona abantu benshi bafite impano, tubona abantu benshi bifuza kugira ahantu runaka ariko kubera inzitizi z'itorero ugasanga bya bintu bibaye nk'ikibazo. Aho musengera cyangwa se abo mubana nabo, abashumba banyu, abapasiteri banyu cyangwa n'ababayobora, niba ari n'abapadiri, niba ari n'abandi, ntabwo byo bijya bikunda kubamo imbogamizi? Nta mbogamizi nge nari nabona kuko abenshi baba bakubwira ngo komerezaho
kuko buriya nanone kuba muri agence ni byiza nkatwe dufite iyo agence rumva turimo turakijijwe kandi hari n'igihe bigeze gushaka kudutegurira baribaza ati se nta kuntu mu modo kuki ahora stage wenda runaka ahantu hatandukanye wenda mu mahoteli stade ahantu nk'aho kuki noneho bitabera mu rusengero twari igihe twigeze kubitegura nuko bitaragerwaho neza tuvuga ko tugomba kubikora mu rusengero twerekana ko n'imideli bishoboka ukajya imbere ukareba niba ari ijipo yawe ukayerekana icyo ari cyo cyose ikanzu ukacyerekana ariko mu rusengero so nibaza ko nta mbogamizi ndagira ku bijyanye na church n'ubumodo ntazo ndagira. Reka tugaruke mu myambare cyangwa mu mitegurire y'abantu bamurika imideli. Bikunda kugaragara ko mu bantu bamurika imideli haba bagomba kuba bafite imyambarire yabo, bagomba kuba bafite imihagararire yabo cyangwa simbizi n'imivugire muraza kutubwira muri make kandi tuzi neza yuko nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu uri wamenye Kristo cyangwa se nk'umuntu wese ugendera mu bintu bya Kristo cyane hari ibintu abatemerewe. Mwebwe iyo bigeze muri icyo gice cy'imyambarire hari ibyo mureka cyangwa se murabyambara mubyitwaramo gute? Mu gice kijyanye n'imyambarire n'ubundi nyine tugenda n'ubundi kuri ya mahame y'imiryango tuba duturukamo y'amadini se dusengeramo ariko noneho natwe ku giti cyacu nawe se uranariza ukareba ese wavuga se uyu mwenda ntabwo bashobora kuguha bikini uri umwana w'umukristo uri umwana wakorewe mu rusengero uri umwana uzi Imana mu by'ukuri uhite wumva ko uri buze guhita kuyambana kuko burya aho ni naho hahera n'ibindi hari umuntu ashobora kwikwambika arimo arakugerageza numara kuyambara aba yamaze kubona eske koko nimba n'ikintu ari kukwifuzaho nimba ashobora kunyuza mu iyo nzira bikaba byakunda. Natwe ibintu by'imyambarire rero iyo dushyitseho hari imyambaro twambara hari niyo tutambara, hari imyambarire rwose ibidahisha n'Imana icyubahiro. Rero urumva ntabwo twatenga umwami wacu. Turagerageza tukambara ya myambarire ikwiye kandi n'umuntu wese ashobora kwambara akabona ko nta kibazo. Muri zimwe mu mbogamizi ngewe ubwanjye nzi abantu bamurika imideli bakunda guhura nazo hari nk'ama competition akunda kuba ari international. Ayo ma competition akaba afite uburyo abantu bagomba kwambara, uburyo abantu bagomba kuba basa kandi bikaba nka uniforme. Ni gute wa muntu noneho wagiriwe amahirwe yo kujya aho hantu azahabwa ayo mahirwe yo kuvuga ngo wowe Egidia sinzi hari n'umuntu mu misi mu Rwanda bigeze kubaho bye byose baramubwira ngo jya muri iyi competition wambare bikini biba ngombwa ko atayambara ariko byabaye ikibazo ndetse tunemera ko tudashidikanya ko biri mu byamwatse amanota bituma atagira ahantu ngahitwareho neza. Hanyuma ibyo byose ntabwo navuga ko yabihuje n'idini cyangwa yabihuje n'imyemerere ye ariko nkeka ko ana amategeko nikirushanwa ryari rimeze. Ese Egidia wowe uramutsuye nk'ayo mahirwe kandi hari imyenda nk'iyo yose ugomba kubanza ukareba ukavuga uti imyenda mpisemo kutayambara kubera uwo namenye, wowe wabyitwaramo gute? Wareka kujya muri ayo mahirwe? Ese ubifata gute? Uri kubyita amahirwe yego nibyo ariko sinzi ko bamubwira ngo nyambare ntago mbona hari umwenda bampaye ukwiriye ko nshobora kuwambara nkumva ntago ndi ashamed yawo niki nawambara ariko mbona hari umwenda unkojeje isoni ntago nawambara. Umwenda ukojeje isoni sa nkusobanura abantu bakurikiye True Line programs bamenye umwenda ukojeje isoni wa undi kugezaho wa muntu kuko reka hari nk'ama company akora imyenda y'imbere kandi ayo ma company akeneye ko umuntu aya presentinga ngira ngo umurika imideli nabyo ari mu bintu amurika. Hanyuma tubwire imyenda ikojeje isoni kuri wowe wumva utakwambara ngira ngo ibyo byose nibeshye niyo ngiyi birimo. Hanyuma ubukora wa mwuga wawe wo kumurika imideli neza iyo hajemo gutyo urebera ugerageza no kwanaliza ugashyiramo n'indangagaciro turi abanyarwanda. Nibaza ko uwo nguwo umeze nk'umwenda w'imbere imyenda y'imbere aho ivi ikagera hari igihe ushobora kubona kampani runaka ngo uyamamarize n'iki iyo myenda y'imbere nini ikojeje isoni niyo nibaza ntago nayambara niyo ntekereza ko ntakwambara.
bikurira isoni. ubundi mu kumurika imideri ntago bijya bihura no kuririmba n'iki? kumurika imideri buriya se hari aho bihurira. Okay, ahubwo ushobora kuba ufite impano nyinshi, ushobora kuba uririmba se unamurika imideri, cyangwa se ukora n'ikindi kintu ufiteho nosiyo, ariko kumurika imideri akenshi ntabwo bijyana no kuririmba. Ariko hari abantu bamurika imideri baba bazi no kuririmba, cyangwa bazi no gukina football. Nkanjye murika imideri ariko na football ndagerageza, naho ngaho. Ariko ubundi njyewe kariyeri yanjye ni imideri, no kumurika imideri. Njye ntabwo murika imideri gusa, nkora n'imyenda ndanadoda. Ndanadoda, urumva nyine fashion nicyo kintu niyeguriye kurusha ibindi byose. Reka tugaruke gatoya ku myemerere y'abemera noneho Bibiliya, kuko abakristo cyangwa se abantu bemera inshuro nyinshi bakunda kugendera kuri Bibiliya. Egidia, hari ahantu muri Bibiliya hashobora kutwereka cyangwa se uyu muco cyangwa se izi mpano, hari ahantu bihuriye, hari ahantu Bibiliya igaragaza ko bishobora kuba bifitanye isano, ku buryo uko nzi ko abantu muvuga ko muba musenga, abantu muvuga ko muri abakristo, hari ahantu Bibiliya isa nk'isanisha bino bintu. Hari ahantu waba uzi ngo ube watubwira uti iyi nkuru runaka byari bimeze gutya na gutya? Aho natekereza muri Bibiliya sinibuka neza verse, ariko ubw'umwamikazi Esteri, ndumva ntabwo nibuka neza verse, ariko iyo story wisomye irimo ibihuye na fashion. Hama hari n'ahandi muri Timoteyo wa mbere 4:14, naho harimo ibivuga, sinzi niba twabasomera. Nta kibazo. Akihashaka, reka dukomeze ikiganiro cyacu tuvuge dutya. Abasore benshi, abakobwa benshi usanga bafite impano zibihishemo. Harimo iza komediya, harimo impano zo kwiruka, harimo impano zo kuririmba, harimo impano zijyanye mu bintu nk'ibi ngibi nko kumurika imideri. Ariko kubera n'abakristo, ariko wowe niye impano wumva umukristo adashobora kuba yakoresha kandi murimo atakoresha? Rero buriya impano se, njye numva umuntu umukristo, numva rwose impano yose yaba afite yayikoresha, ahubwo ya mpano akaba yayikoresha mu kugira ngo ahindure nawe abandi bantu babe bamugana, nabo baba abakristo, nabo bakizwe, bagane mu nzira nk'iyarimo. Nk'ubu ngubu nshobora kuba ndi umukomediye, yenda nkavuga ndi umukomediye, ariko ndabizi ko yenda abakomediye bandi njye ndakijijwe, ndasenga, ariko abandi yenda baragerageza, hari ababikora atabikora. None nkavuga ati njye ya mpano yanjye y'ubukomediye noneho ngiye kuyikoresha njya guhindura abantu, kuko urabona ubusanga impano nyinshi nko kuririmba n'ibindi bintu bitandukanye, ku football, ubwo bukomediye n'imideri, umuntu uhura n'abantu benshi. Akenshi haragenda hari igihe bagenda bakaba star, uhura n'abantu benshi, uzwi n'abantu benshi. Bivuze ngo ushobora kuvuga ijambo rimwe nubwo ridahindura abantu bose bagukurikirana cyangwa za nshuti zawe zose, ariko hari abantu bake rya jambo rigenda rigakura mu byaha, cyangwa rigakura ahantu mu buretwa, rikabazamura, rikabazana, rikabicaza ahantu nawe uri. So urumva ko rero impano yose waba ufite uri umukristo wakayikoresheje, ni wakayihishe, ahubwo wakayikoresheje kugira ngo uhindure abantu, ushake abantu bake uhindura muri za nshuti zawe, muri abantu bagukurikirana, muri babandi mugendana, ushake abantu bake uhindura nabo bamere nk'uko nawe umeze. Njye numva rwose nta mpano n'imwe umukristo atakoresha, ayifite ayizi ayikoresha. Reka twumve ijambo ibyo byose Egidia yaragiye kutubwira. Iryo jambo turihuze nuko kumurika imideri, ibyo byose biduhe n'umurongo w'uko abakristo aribo baba bazi ukuri kw'ibintu bahagazemo n'uburyo bashobora gukora ikintu runaka. Murakoze. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa mbere 4:14. Haravuga ngo ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuye ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Numva ko utagakwiye kwirengagiza impano ikurimo
ugomba kuyibyaza umusaruro utitaye kuki no kuki, wowe impano ikurimo ukayikoresha uko bikwiriye. Ndumva ari ibyo. True Line Programs, mwiyumviye ibyo abakobwa bacu, abahungu bacu bifitiye mu bitekerezo byabo, bifitiye muri gahunda zabo, ibyo bakora mwabyumvise. Ibi ngibi rero biratwereka ko nta kwirwa duconfusinga ku mpano y'umuntu. Ngira ngo n'ijambo amaze kutubwira riravuga ngo ntukirengagize impano iyo ari yo yose ikurimo. Impamvu tuba twatumiye abantu nk'uku ni kugira ngo wowe waba ukijijwe waba udakijijwe, ugomba kumenya ko ikintu kikurimo ari impano yawe, cyangwa se wasobanukiwe impano yawe ishobora no kugufasha, niyo wagenderaho kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwawe. Ariko ikiruta byose, iyo ufite gukizwa muri wowe, ese nkigaruka kuri iryo jambo nayimvuze, kuba ufite impano, abantu bose bafite impano ndetse hari n'abazikoresha kandi zikabahira, ariko ni igiki cy'ingenzi, ni igiki gifite akamaro cyane? Muradusobanura mutubwire, ufite izo mpano hari ahantu zakugejeje cyangwa se ubona ziguhira, iyo ufite Kristo cyangwa se iyo ukijijwe byongera iki? Byongera iki? Bishobora kugira umumaro ki kuri ya mpano yawe ufite? kuri ya mpano yawe. Noneho rero buriya iyo ufite impano yawe, noneho unafite Kristo, noneho ni ukuvuga ngo ni ukuva mu bwiza ujya mu bundi, kuko buriya usenga, noneho Kristo agira gutya, mbese abakwereka inzira ya nyayo noneho ufite kunyuramo. Noneho kandi bya bintu biza bimeze nka challenges cyangwa bya bintu biba bishaka kuguhagarika muri ya mpano yawe, noneho nyine umenya kubyihanganira, kuko ubusenga umenya kubyihanganira. Hari n'igihe Imana iguhishurira ibikuri imbere ikakwereka ati uzahura n'ibigerageza, ariko byose niho byaba bimeze gute uzabitambuka. Urumva rero iyo ufite Kristo, ufite na ya mpano yawe, biba byoroshye ko ya mpano yawe ishobora gutumbagira igashyika kure cyane, ukaba wayibyaza umusaruro mu buryo bwose wifuza. Yego. Hari uvuze gutyo utuma nibuka ikintu, usanga urubyiruko rwinshi hari mu myaka mungana, bari hasi cyane, baba bafite impano. Hari abafite impano zo kuririmba, hari abafite impano zo gukina amafilme, impano zitandukanye cyane, ariko ukumva arakubwira yuko bigira akamaro ari uko ukijijwe. Ejo ukamusanga ku rwego runaka, ugasanga yahindutse ukundi, cyangwa se ugasanga imitekerereze yo ntabwo ikibuka ya magambo yajyaga avuga cya gihe. Ibyo bintu Egidia, muri make dusoza, wowe ibyo bintu biterwa n'iki? Byuko kuba warukijijwe, urakijijwe, uyu mwanya uri kuvuga uti ufite Kristo ni ingenzi, kuko Kristo ni ugufasha no kuyobora kugera hariya, ariko abenshi tubona agera kuri puwe yo hejuru, ugasanga ibyo ngibyo bimwe yavuga yarabyibagiye, cyangwa ugasanga yabivuye mu biba byaratewe n'iki? Urakoze cyane. Hari igihe uba ufite impano warasengaga cyangwa se ufite Kristo, bikazagera igihe ukayibagirwa n'iki. Hari igihe impamvu cyane cyane ntekereza ibyo nuko hari ubwo ushaka kumva wihagije, swat amafaranga washakaga warayagezeho, kavuga ati amafaranga narayabonye, ndi umustar, nageze kure, ibindi niyo nabyibagirwa n'iki. Urumva aba yaribagiwe uwamugiriye neza mu makuba ye, cyangwa se mu gihe yari akiri hasi. So numva ko impamvu ibimutera nta kindi, nuko numva aba yaribagiwe Imana, aba yaribagiwe uwamukuye hasi agitangira akiri underground, yagera upper ground akumva ari satisfied, ibintu byose yashakaga yabigezeho. Ariko ibyo nibyo ntabwo nabyifuriza abantu. Niba ufite Kristo mugumane, ntugera aho ngaho ngo umwibagirwe, ngo umute ngo wabonye iki, ngo umwibagirwe umutere umugongo. Ahubwo niba waramaramaje, komeza umaramaze, umugumane everlasting. Dusoza rero, abakurikiye True Line Programs ndetse namwe mudushyigikiye, ndetse namwe mwese mutugira inama, ndagira ngo dusoza ijambo rimwe, dukurikije ibiganiro twagiranye, mutse nk'abatanga umwanzuro, ariko cyane tugaruke ku rubyiruko, ko urubyiruko nirwo ruri kwinjira mu mpano zitandukanye, nirwo rukeneye gukoresha impano zarwo zitandukanye, nirwo rukeneye kuva ku rwego rumwe rukajya ku rundi, nirwo rukeneye guhagarara kuri imisozi. Ngira ngo mujya mubibona social media,
mbega muse nk'abanzura mutubwira niki cyakorwa kugira ngo noneho rwa rubyiruko ruhagarare mu mwanya warwo koko kandi bigire akamaro ariko nanone rutibagiwe Imana. Njyewe ikintu navuga mbere na mbere ndasaba ababyeyi bajye bafasha abana nabo umwana namwereka ko hari ikintu kimurimo hari Imana imurimo ajya amufasha amusapotinge arebe ko hari ikintu byibuze y'amano yiwe yamufasha kuko hari igihe impano y'umuntu ari bizamukiza ari izakiza umuryango se ntago wamenya. Noneho urubyiruko ikintu ndarusaba rwose kwigengesera mwino minsi turi mu minsi itari myiza turi mu minsi isi iri kujyanwa na social media na internet iri guhindagurika buri munsi. Urasanga umuntu ejo mwahuye ari umwana mwiza mu gitondo umwana yahindutse completely ntago akiri wa wundi waruzi yahindutse kubera iki nyine hari ibyo ari kubona kuri internet yabonye abandi yabonye uko bari kwambara ibintu bitandukanye bidasheje Imana icyubahiro yabonye ko nawe hari ikintu yakora kandi mu buryo ashaka gukoramo cya kintu si impano yiwe si nyine ntago ari umurongo wa nyawo koko kugikoramo. So ikintu nabagira inama nimba ufite impano wese ayikore neza basenge guys abantu bari gukurikira True Line program urubyiruko cyane cyane bige gusenga mukunde gusenga mu Mana niho harimo byose Imana nitanga byose nigena byose niyitwitaho umunsi ku munsi. So basenge hama impano zabo barebe ngo zirashashagirana iyo wasenze kandi bakareka Imana n'ubu ufite impano ntukareka Imana nyuma ngo nuko wafanye amafaranga ya mafaranga yakongera akagenda kandi uzasubira n'ubundi gusenga. So uzasenga ugumye usenge ukiyafite nuyabona usenge buri gihe cyose usenge Imana igumye ibigufashemo hama turebe ko tuzashyika mu bwami bwacu twateganyirijwe tumeze neza. Egidia nawe ugira icyo ubwira abakobwa benshi cyangwa se urubyiruko rutandukanye ariko reka twibande ku bakobwa cyane usanga inshuro nyinshi impano ze kuri social media nkuko mugenzi wawe bivuze aravuze ngo usanga isi iri gutwarwa cyane na social media. Gira icyo ubwira abakobwa muri za mpano zabo nkuko biravuze ngo nimukirengagize impano gira icyo ubwira abakobwa igihe bagaragaje za mpano zabo kuri social media wanzure nk'inama wabaha ni gute bakwitwara kugira ngo za mpano zibeho kandi zibafitiye akamaro ariko nanone zibeho mu by'ukuri zishimisha Imana. Ikintu cya mbere nababwira nka conclusion mbere na mbere ufite impano numva ko wayikoresha ntuyisuzugure ntago wamenya aho bwakwira ugeze. Ushobora kuba uri mu Rwanda impano yawe ikaza kugeza kure ugatera imbere muri byose muri make. So numva ko ufite impano nta kintu cyakubuza kuyikoresha. Niba uyifite gerageza ukora uko ushoboye uyikoreshe kugira ngo uzarebe ko nawe yakubyarira umusaruro. Ntukitinye ngo wumve ngo yaratangiye ati se ko mbona ntacyo yagezeho ese njye ntangiye nakigeraho pourquoi pas wakigeraho. Ushobora gutangira gake gake n'urwo rugendo ushobora gutangira ukazagera kure n'Imana ikabyishimira akuga nibibagirwa Imana n'icyo kimwe nagarutseho ukomeze usenge. Bibiliya nivuga ngo musenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba nta kindi gusenga nugozaho waba ubabaye waba wishimye senga udacitse intege wagera kuri byose. Kandi nanone ikingarukaho udafite Imana numva ko nta kintu wageraho. Murakoze. Udafite Imana nta kintu na kimwe wageraho. Aha kuri True Line umuntu wese wadusuye umuntu wese wemeye ubutumire bwacu hari ikintu kimwe tumusaba nka True Line kudusabira umugisha mu ijambo rimwe ryawe hanyuma akandi ko ndakavuga nyuma ndakavuga mu kanya ariko mu ijambo rimwe ushobora kudusabira umugisha dusabira umugisha mu ijambo rimwe aha kuri True Line. Njyewe nka True Line ikintu mbifuriza ni ibyiza byose biva ku Mana. Yego. True Line program ikintu nabifuriza ni ugutera imbere gukomeza ukunda Imana mukunda Imana nago nzimba ari we wenyine Cezari wenda muri team muri benshi mukunda Imana muyegere nayo izabegera numva ari ibyo.
turashoje rero turagushimira wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Icyo tugusaba nk'uko tubikwibutsa, aho hasi siga komenti, hanyuma hariho na nimero ya telefone. Ufite inyunganizi cyangwa se ufite ubuhamya cyangwa se ufite icyo wumva wabwira abantu, ko nta muntu utagira icyo abwira abantu, duhamagare kuri iyo nimero. Hanyuma namwe turabashimira ko mwakiriye ubutumire bwacu, turizera kandi tunabashimira ku bw'inama, ku bw'ikiganiro mutanze. Turizera ko twongera no kubakenera, muzatwemerera. Ciao.